Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro, komeza uzajye udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ndetse n'inkunga ikomeye cyane waha Kigali Tube, ni ugukora subscribe ubundi ugakanda no kukazogera, kugira ngo buri nkuru yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu yitwa Kigali Tube uzajye uyibona mu bambere 5/5. Niyo nkunga ikomeye twebwe tugusaba. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ushobora nanjye gutangira kunkurikirana kuri Instagram, wandika Ikwishimwe 13 ubundi ugatangira kunkurikirana 5/5. Reka rero nkomeze kwizera ko umeze neza ahantu hose uherereye, ibintu byose bimeze neza cyane, ndetse niba bitanameze neza komeza wihangane, igihe kizagera nawe bikugendekere neza cyane. Twebwe turi amakuru y'imyidagaduro, tuguha amakuru y'imyidagaduro, inkuru zicukumbuye cyane cyane nyine zifite ahantu zihuriye n'imyidagaduro. Kuri uyu munsi rero wakwibaza ngo inkuru nkuzaniye ni iyi. Mu minsi yashize abantu bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bagenda bapostinga ibintu ngo Rocky Kirabiranya yaba yaratandukanye na Papa Cyangwe. Yitwa Abijuru King Lewis, niyo mazina ye bwite, ariko twebwe twamumenye nka Papa Cyangwe. Abantu benshi barabipostinze, ibinyamakuru byinshi birabyandika ngo Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Entertainment, label ya Rocky Entertainment ishobora kuba igiye gutandukana n'umuhanzi wayo umwe rukumbi bagiraga witwa Papa Cyangwe. Ni label yamufashije ibintu byinshi cyane, ndetse Papa Cyangwe yarutse no kugaragara mu gitaramo cya Itahi Wacu Breeze, ari gusebura imyaka 10 amaze mu muziki, ari mu bahanzi ba performinze. Rero Papa Cyangwe urumva ko n'umuhanzi umaze kuba mukuru, ndetse utangiye no kubona performances ziri mu zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ku gitaramo cya Bruce Melody kiri mu bitaramo byabaye nyuma ya COVID-19, byari biteguye neza ndetse byanagize abantu benshi. Hanyuma Papa Cyangwe Rocky Entertainment yamukoreye indirimbo nyinshi twagiye tumenyaho, na mbere yari umuhanzi unakora indirimbo, ariko nyuma yo kujya muri Rocky Entertainment nibwo twamumenye yakoze indirimbo yitwa Ngaho, ira trendinga cyane. Akora indirimbo yitwa Imbeba ari kumwe na Igaho Mabano, iba hit nayo iba hit cyane. Akora indirimbo yitwa Kunsutsu nayo iragenda iba hit, yo yari kumwe na Juno Kizigenza. Mu minsi yashize rero indirimbo yaherukaga yitwa Bambe yanarebwaga n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Niwe muraperi wa mbere mu Rwanda warebwaga n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Niwe muraperi wa mbere waruciye ako gahigo. Rero urumva ko ni Rocky Entertainment yamukoreye ibintu byinshi cyane. Hanyuma rero abantu bagiye bapostinga Papa Cyangwe ashobora kuba yatandukanye na Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Entertainment. Impamvu ndi kugaruka kuri Rocky Kirabiranya nuko ari we owner wa Rocky Entertainment. Hanyuma ibi ngibi rero babiheraga kuki? Papa Cyangwe agiye gusohora EP yitwa Sitaki niyo EP agiye gusohora Papa Cyangwe. Ni extended playlist cyangwa se EP iriho indirimbo zigera kuri 6. Harimo indirimbo yitwa Kanjenje ari kumwe na Chris Easy, uyu nawe abarizwa muri GT Business Group, n'umuhanzi wa Junior Giti. Iya kabiri iri kuri iyo EP ya Papa Cyangwe yitwa Aho ari kumwe na Bushari. Iya gatatu yitwa Puna ari kumwe na Logan Joe. Iya kane yitwa Staki ari kumwe ari wenyine nayo yitiriye EP. Ya gatanu yitwa Niki. Ya gatandatu yitwa Nyaza. Urumva ko ni EP zaba iriho indirimbo zigera kuri 6. Hanyuma icyo abantu baheragaho bavuga ko Papa Cyangwe ashobora kuba yatandukanye na Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Entertainment, nuko kuva Papa Cyangwe yashyira artwork hanze y'iyi EP cyangwa se extended playlist, ntabwo Rocky Kirabiranya arayipostinga na rimwe ku mbuga nkoranyambaga ze. Hanyuma icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubundi nk'indirimbo Bambe, indirimbo Kunsutsu, indirimbo Ngaho, mbere yuko isohoka artwork yayo yabaga iriho Rocky Entertainment Presents. Nkuko muri kubibona iyi ni Bambe ijya gusohoka, byagaragaraga ko ari Rocky Entertainment igiye kuri presentinga iyo indirimbo cyangwa se iyo project. Hanyuma kuri EP cyangwa se extended play igiye gusohorwa na Papa Cyangwe,
yabaye presented cyangwa se ni Chuma Gang presents, ntabwo ari Rocky Entertainment present. Ibi nabyo abantu bakabiheraho bavuga ko Papa Cyangwe ashobora kuba yatandukanye na Rocky kirabiranye. Mu kiganiro Papa Cyangwe rero aherutse kugirana na The Choice Live, mbere yuko akora igitaramo ngira ngo ni kuwa gatanu ushize, yari afite show ahantu kuri ngira ngo ni Kimisagara kuri Maison de Jeune, ntabwo ndi kwibuka neza location, ariko yari afite igitaramo kuwa gatanu. The Choice Live bamubajije kwitandukana rye na Rocky, bamubajije n'impamvu Rocky atigeze postinga iyi EP ye. Papa Cyangwe yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye na Rocky Entertainment, ndetse ko ari abantu bamufashije kugeza ubu ngubu, kugeza ku rwego ariho, ariko nta kibazo na kimwe gihari kuba Rocky atari yabipostinga, ngo n'ubushake bw'abantu ari gukorana nabo cyangwa se ibigo ari kwamamariza muri no minsi. Ngo Papa Cyangwe yaravuze ngo babwiye Rocky ko agomba kubanza kwamamaza ibintu byabo, hanyuma akazabona kwamamaza ibintu bye nyuma. Niko Papa Cyangwe yatangaje. Ariko nyuma yaho bamubajije n'impamvu ari Chuma Gang ya presentinze iriya EP agiye gusohora, aravuga ngo ni Chuma Gang ashaka nawe guteza imbere, ariko ntabwo aratandukana na Rocky kirabiranya, ndetse avuga ko ari abavandimwe batatandukana. Ariko asa naho ari kubica hejuru, atari kubisobanura neza. Hanyuma uyu munsi nibwo inkuru yagiye hanze ivuga ko Papa Cyangwe yasabye kuva muri Rocky Entertainment, avuga ko amaze kuba umuhanzi mukuru, adagikeneye abantu, adagikeneye kuba mu kwaha kundi muntu, akeneye kwisanzura akaba umuhanzi wigenga, akava muri Rocky Entertainment. Amakuru rero ava muri Rocky Entertainment akaba avuga ko bamuhaye uburenganzira ndetse biteguye kumureka akajya kwigenga, agakora ibikorwa bye bya muzika atari muri label ya Rocky Entertainment. Ahubwo amakuru yandi nayo ahari nuko iyi label igiye gufata undi muhanzi ikamumanaginga, igiye gufata nyine undi muhanzi mushyashya uza gusimbura Papa Cyangwe. Ayo niyo makuru ahari, ndetse n'ibinyamakuru byinshi biri kugenda byandika kuri iyo nkuru. Birumvikana ko rero Papa Cyangwe agiye kuva muri Rocky Entertainment, ko yamaze gusaba uburenganzira bwo kuba umuhanzi wigenga akava muri iyi label. Ari nabwo azahita ashyira hanze iyi EP ye yitwa Staki, n'ubundi yabaye presented na Chuma Gang, ntabwo ari Rocky Entertainment. Byacaga amarenga rero birangiye byeruye. Amakuru ahari nuko Papa Cyangwe yasabye kuva muri Rocky Entertainment agatangira gukora umuziki ku giti cye. Niyo makuru ahari. Ubwo rero no kureba Papa Cyangwe utari muri label ya Rocky Entertainment niba azashobora kwimanaginga koko, cyangwa ari indi management ashobora kuba afite igiye kumufasha mu bikorwa bye bya muzika, kugira ngo Papa Cyangwe tuzarebe ko atazabura, azakomeza kugira platform cyangwa se kuba ku rwego nk'urwo yari ariho ubu ngubu, ko yari ari ku rwego rwiza cyane. Ibinyamakuru byinshi byamwandikaga, yari muri label ikunda kugira amakuru menshi cyane, ku buryo nta cyumweru cyashira Papa Cyangwe batamuvuze. Muri make yaramaze kugera ku rwego rwiza, Instagram yarazamutse, followers bamaze kuba benshi, ariko nta YouTube channel ye agira. Ahubwo igisigaye kurebwa, ese Papa Cyangwe zira ndirimbo afite kuri Rocky Entertainment agiye gufungura YouTube channel ye azagishyiraho indirimbo ze? None se zira ndirimbo zaba yemerewe kuziperforminga? Kuko turabyibuka nk'ibintu byabaye kuri Harmonize ava muri WhatsApp, byabaye ngombwa ko yishyura amafaranga menshi kugira ngo agire uburenganzira ku bihangano bye. Ibyo bintu ni nabyo byasakuje kuri Safi Madiba kimara kuva muri The Main, biba ibintu bikomeye cyane. Indirimbo yakoranye na The Main nta burenganzira zifiteho. Rero ibya Papa Cyangwe byo tuzagenda tubikurikirana, tumenye ukuntu azasohoka muri Rocky Entertainment, niba bizaba ari amahoro cyangwa ari ukwigaragambya kwe kugira ngo nawe abe umuhanzi wigenga. Ayo makuru yose tuzagenda tuyabagezaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Tuzagenda tubibagezaho cyane. Reka rero nkomeze ko kwifuriza kugubwa neza cyane ahantu hose uherereye, ndetse ibyo urimo byose bikomeze kugenda neza, yewe nibyo nkwifurije. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe, ubundi ukandi no kukazogera kugira ngo
buri nkuru yose izajya kuri YouTube channel yacu uzajya ibona mu ba mbere 5/5. Komeza kugira ibihe byiza rero kandi ukomeze no kugira umunsi mwiza. Ciao.